Dutangiye inkuru yacu tubona abana babiri b'abahungu bari kugenda mu muhanda, ariko nayo ko harimo umwe mukuru n'undi mutoya, bagenda baganira disi, ubona ko abana bishimye kandi beza cyane. Ubwo bari kugenda ariko wa muhungu mukuru asa nkaho ahagaze, ubona ko hari ikintu abonye kimutunguye, ariko ka kana ko k'imbere gatoya gakomeza kigenda urugendo rwako kazi yuko gasiganye na wa mukuru wako. Ubwo ariko wa mukuru wako we yagumye yihagarariye, ubona ko atunguwe cyane, kumbe yari murebera abakobwa beza cyane babiri. Ubwo disi abakobwa babiri beza bari kugenda mu muhanda, nabo ubona ko bishimye bari mu nzira imwe n'aba bahungu. Ubona ko disi cyane cyane no w'imbere nawe agenda areba inyuma, ubona ko nawe ari mwiza cyane. Ubwo wa muhungu we aba yahagaze avuga ati nyagasani, mbega abakobwa beza we, ntabwo nazi ko abakobwa beza cyane bameze barya. Ubwo disi ubona ko wa muhungu nyine byamurenze, ubona ko yumiwe kubera abakobwa beza abonye. Ugatangira kwifata ku munwa avuga ati nyagasani, noneho bariya bo nabigenza gute, ndabahera hehe? Ubona ko nyatangiye kujya mu bitekerezo byinshi, ariko yoza ukuntu agiye kubigenza kubera abakobwa ubwiza babonanye. Ubwo ariko atangiye gutekereza ati nta kibazo, ariko reka nikomereze urugendo rwanjye, ngende ndebe ukuntu mbigenza, kuko tugiye no guhurira mu nzira. Ubwo yafashe urugendo akomeza inzira ye aragenda, ubona ko n'abakobwa babiri bari muri ya nzira y'amutipe arimo. Ubwo bari kugenda ariko bagiye guhura, ubona ko nabo bagenda baganira, umuhungu nawe agenda kubona ko nyine kugenda bareba cyane, barakugendera bagiye guhura. Umuhungu aragenda ahita agonga umukobwa umwe muri ba bandi babiri, ubona ko nyine umukobwa mwiza cyane, ubona ko umukobwa bimutunguye, avuga ati ninde umenyera ninde umenyera cyane aza ngonga abishaka, ninde? Ubona ko bariye karungu. Ubwo umutipe nawe yarayibonye, ubwo babura mwica, avuga ati ye baba we, n'undi apfuye we, ndabigenza gute? Ubwo yatangiye kwigira inama, atangiye gutekereza, aravuga ati ese harya ubwo ndabigenza gutera? Ubona ko nyine ashaka ikintu agiye kubeshya. Ubwo disi ako kanya ajugunya amarinete ye hasi, ubona ko ni amarinete meza cyane, atangira kwigira impumyi. Aribwo yamanutse hasi atangira kuvuga ati kanigire impumyi, atangira gukabakaba avuga ati kanigire impumyi cyane. Ugatangira gukora hasi, ubona ko ari kwigira impumyi kugira ngo ya marinete ye baze kugira ngo ni impumyi itayabonye. Ubwo umukobwa mu guhindukira, ubona ko basa nkaho bashaka guhindukira, umukobwa wa wundi ahindukira, ubona ko afite umujinya, ubona ko bose afite umujinya, bati ninde umenyera? Mu kureba hasi babona disi ni umutipe w'impumyi utabishakaga, kumva umutipe we yigize impumyi ko mwayibonye. Ubwo disi umukobwa byaramurenze, ubona ko amugiriye impuhwe, arunama agamutoragura ya marinete ye, niko kuyatoragura ku mutima ati yo, ntabwo nzi kuri impumyi pe. Ubwo disi ubona ko umukobwa ni umukobwa ufite umutima mwiza, arayamutoragurira, arangije aranamuhagurutsa, amubwira ati nta kibazo, haguruka, ntabwo twabishakaga nyine kukureba nabi. Ubwo umukobwa yafashe ya marinete ye, ubona ko disi yamugiriye impuhwe, arayafata ayaha wa mutipe, aramubwira ati nta kibazo, kandi Imana igufashe wenda uzakire. Ubwo disi ubona ko bamugiriye impuhwe, ubona ko nyine nabo bishimye, bavuga ati nta kibazo, ikomereza urugendo rwawe, natwe reka dukomeze urugendo rwacu. Ubwo disi umutipe ararokotse ahangaha, ariko ku mutima we tuzi yuko yigeze impumyi, ese biragenda bite mana yanjye? Ubwo akana karahindukiye kagiye kagonza umukobwa kabishaka, ariko kigira impumyi, ahangaha karorokotse. Ubona ko kagenda kigize impumyi, kagenda gasa nk'agakabakaba kari kwigira ku muntu utari kureba. Ubwo akomeza kugenda mu muhanda nyine asa nk'aho ari gukabakaba nyine, avuga ati uriya mukobwa se. Ubwo kageze imbere ariko atangira guhindukira ngo arebe abakobwa beza cyane abonye, avuga ati baba we, ahangaha ndarokotse pe, ndarokotse cyane rwose. Ubona ko disi n'agahungu keza cyane, kandi abakobwa ni beza cyane. Ubona ko disi bose umutipe biba byamurenze, yambara amarinete ye, yikomereza ibintu ati ariko nyagasani, bana abakobwa beza pe, noneho cyane cyane uriya nagonze, ese burya Imana igenda irema cyane bigeze ahangaha. Umutipe agenda yisetsa nyine avuga ati wana, uranze amafatisha pe. Uri kugera mu muhanda ubona yuzuye inzira, ubona nyine ibyishimo byamurenze. Ubwo kanya batwereka ku wundi munsi kagakobwa yagonze, ubona ko rwose umukobwa mwiza cyane, umukobwa mwiza cyane pe. Nawe uri kubona ko umukobwa mwiza cyane uri kuyo nkuru, urabona ko umukobwa nawe uri mu muhanda akugenda disi, ubona ko yishimye, usa nkaho ubona ko umukobwa mwiza cyane. Na wa mutipe ubona ko yifitiye akamoto ke, yicaye mu muhanda, ubona ko yicaye mu nzira wa mukobwa arimo. Ubwo umutipe yarimo aratekereza, ariko mu guhindukira ngo arebe hirya arikanga, ati uriya muntu ninde mbonye? ese abonye nde mana yanjye
twebwe tubonye ko abonye wa mukobwa kandi twebwe yuko yigize impumyi. Aravuga ati noneho yanyica pe kuko utafata ya marinete ye. Aravuga ati kanongere nyambare nigira impumyi. Ubwo disi niko yambaye kugira ngo wa mukobwa ataza kubona yuko nyine yamubeshyaga. Arangije akomeza yijijisha ariko nyine kumureba mu turinete nyine avuga ati ewana akorwa nko muri kubireba pe umukobwa mwiza cyane mwiza pe. Ubwo wa mukobwa mu kugera imbere yarahasa nk'ubaye nk'uhagaze bari bamuhamagaye mu kumamagaza amara telefone tubona ibintu byituye hasi bimeze nk'amafaranga. Ngo umukobwa ntabwo yabonye ko hari ikintu cyituye hasi, we afata telefone ngo ajye kwitaba. Ubwo ari kuri telefone nyine urabona ko disi umukobwa mwiza cyane atangiye avuga kuri telefone umuntu aramuhamagaye. Ubwo umutipe we abona ko hari ikintu cyituye hasi. Mu kureba neza aritegereza ngo ariko ko niba atibeshya arareba abona ko ikintu cyituye hasi. Aravuga ati ariko ngiye nkatorwa cya kintu ataye hasi nkagenda nkakimuha ntabwo byambere turufu yo kugira ngo mugereho vuba. Ubwo umutipe yarahagurutse aragenda asatira wa mukobwa, agenda asatira handi yataye ya mafaranga ubwo kamusatira disi nako umukobwa ari kuri telefone. Ubwo umutipe amuturika inyuma ubona ko umukobwa nawe atangiye gukomeza urugendo rwe atazi ko yakintu yataye. Ubwo umutipe yaragiye atoragura ya mafaranga uko tubona ko nyine ko yatoragura. Aravuga ati ewana ngiye kuyamushyira basi ndebe yuko hari ukuntu twavugana. Ese umutipe yarangije yuko yabeshye yuko ari impumyi? Ese umukobwa arabona ko atamenya ko yamubeshyaga biragenda bite? Reka turebe. Gusa ariko mbutse gukora subscribe niba utarayikora, duhe like, duhe share, niba nangombwa kandi comment utubwire uko uri kureba ino nkuru. Ubwo umutipe yaraje akora kuri umukobwa ati umva se muko hagarara nkubwire. Umukobwa yandakemuje mwinshi cyane ati mpagarara umbwire. Ngo disi umukobwa umutipe amuhaye amafaranga ati akira amafaranga warutaye. Ngo disi nako n'umukobwa nyine amubwira ati urakoze. Umukobwa ngo urakoze ariko nta no kumuha amasegonda abiri basi ngo naganire yahise yikomereza arahindukira ubona ko nyine n'umujinya mwinshi ariko akigera imbere ataratera urutambwe atekereza ati uyu ntabwo ari wa mutipe twahuye w'impumyi nese amafaranga abibonye gute ko nayataye. Ubwo arahindukira amureba cyane ati ariko se uragasaze ntabwo ari weho twahuriye cya gihe ungonga nkabona nyine uri impumyi wataye amarinete hasi nkayagutoragurira nkayaguha. Kudisa umutipe ubona ko atangiye kumufata ahita akora amarinete atangiye kuyakuramo. Arangije ubona ko byamurenza nyine asa nk'ufashwe atangiye kumubwira ati nyine urabona nsa nkaho norohewe. Ese umuntu ari impumyi yorohewe ati? Ubona ko nyine yabuze ibyo avuga amasoni yabaye menshi ubona ko nyine yamubeshyaga n'umukobwa atangiye kumuvumbura ku mutima ati nkine narorohewe. Ubwo disi umutipe nawe uzi ikintu akora arangije bino ko nyine yagize amasoni umukobwa mu kumureba avuga ati njye rero nta nkunda abantu bankinisha. Ubona ko disi umukobwa yahinduye isura mu kumureba gutyo kwifata byaranze ahita amukubita urushyi rwiza ati umva n'undi munsi njye ntabwo bankiniraho, n'undi munsi ntabwo bankiniraho kuko wanturagura amafaranga cyagiye warambeshye warangonze ubishaka njye ntabwo akumbayeho. Umukobwa byaramurenze avuga ati njyewe ndakwiyame. Yesu umukobwa yarangije yuko umutipe amutoraguriye amafaranga ariko umutipe nawe yirengagije yuko ubushize yamubeshye yuko arwaye amaso ari impumyi. Ngo disi umukobwa yahise yikomereza batwereka ku wundi munsi umukobwa ari mu muhanda yishimye cyane ubona agenda rwose yikora mu misatsi myiza cyane. No kudisi umukobwa mwiza cyane pe umukobwa mwiza cyane nawe uri kubona ubwo kuko ari mu muhanda agenda yishimye ariko n'akagatipe nako kari muri wa muhanda. Ese mama biragenda bite? Nibutse gukora subscribe niba utarayikora ndetse unaduha igitekerezo cyawe muri comment hasi ndetse niba utararabye n'izindi video wajya kuzireba ukareba izindi nkuru twagezeho neza cyane. Umutipe ko ari mu muhanda ubona agiye rwose abona inyuma wa mukobwa arishima ati ubona wa mukobwa ntarangije na gasani. Ubwo ngubwo niko yagiye ariko nta kundi ndagenda nyine ubwo kiraba niko yikomeje urugendo rwe ariko bari kugenda baragenda barahura. Ngo mu guhura umutipe yarazi ko umukobwa byanga byakunda aranyura muri ya nzira bakunda kunyuramo. Ubwo yaragiye aramusuhuza nyine akubwira ati nese umeze ute se cyagiye twarahuye urankubita nese uracyandakariye se. Ubwo nako disi agatipe nyine ubwo baba bwakishe ubona ko nyine n'amasoni nyine abari menshi ariko nawe wabugira uhuye bwa mbere n'umukobwa kuriya mwiza cyane
bwa kabiri mwahura akagukubita urushyi, ese bwa gatatu wabigenza ute? Wakomeza ukajya kumureba se cyangwa wabyihorera? Ngo disi umutipe yakoze inyuma mu ijosi, akura inyuma mu ijosi, ese agiye gukora yiki? Ngo umutipe yagiye azamura ururabo, umutipe abazaniye umukobwa ururabo ahita apfukama ati urabizi se ndagukunda cyane, ubu ngubu urabona nakuzaniye. Ngo disi umukobwa byaramurenze, ubona ko atunguye cyane, avuga ati none se burya urankunda? Yewe ntabwo nari mbizi pe. Ubona ko umukobwa nyine umukobwa disi ubona yuko abyishimiye, akunye ubona yuko ahita afata rwa rurabo avuga ati yewe none se nese ngwakire koko? Ngo disi aramurebye ati urakoze cyane. Ngo disi afashe rwa rurabo ararwitegereza neza, ararwitegereza ku mutima ati burya sinange ngira abantu bankunda. Ngo disi umutipe yahagurutse atahaguruka bamukubise urushyi ati umva gasenzi njyewe ndakwiyamye n'undi munsi ntabwo bankiniraho. Ese mama biragenda bite? Umutipe n'urushyi rwa kabiri ariye ku minsi itandukanye. Ubwo umukobwa ntabwo yakiye aho ngaho, yakomeje amwongeza amubwira ati umva wagahunguwe ngiye n'undi munsi ndakwiyamye nta nkunda abantu bankiniraho. Ngo disi niko amukubise ingumi nyinshi cyane. Ubwo umutipe yese musunika hasi ati pfa aho ngaho urakabwa aho ngaho. Umukobwa disi yese agiye igenda, icyo tubonye cyo atwiye rwa rurabo. Ese abagenda mbona nyine babahinda batabakunda, rwa rurabo ahita rumujugunyira, ariko umukobwa we atwaye ururabo. Ubwo disi umutipe asigaye aho ngaho yumiwe, ubona ko nyine agize n'amasoni, ibaze nawe ibintu bikubayeho, ubona ko ari mu muhanda abantu barimo baragenda kugusebereza mu muhanda, wabigenza ute? Umutipe agumye ahagaze aho ngaho, ubona ko byamurenze, avuga ati ewana sha uyu we noneho ni danje pe. Umukobwa umeze gutya koko noneho wanamushobora? Umukobwa duhure bwa mbere nkubita urushyi, bwa kabiri muhuraba nkubita urushyi. Ubwo kandi bose batwereka undi mutipe uhagaze ahantu mu muhanda, ubona ko umutipe utandukanye na wa wundi yibere kuri telefone. Kwera aho ngaho nyine kwicatingira, atazi wa mukobwa umaze gukubita urushyi wa mutipe. Niko kumusanga aho ngaho aramubwira ati umeze neza se? Undi ati nta kibazo ndaho ngaho nyine. Udisa ariko ari kumureba, wa mukobwa kuri telefone sinzi ikintu amweretse. Ese mama amweretse iki? Umukobwa kuri mu telefone ari kumwereka ikintu muri telefone ye. Ubona ko wa mutipe ari kureba, amwereka ya foto ya wa mutipe amaze gukubita urushyi. Aramubwira ati uri kubona kano kana? Uyu mwana rero ngiye kuguha akazi. Ese mama agiye kumuha akahe kazi? Ngo disi umutipe yamutegereje cyane, aramubwira ati akazi se nta kibazo, ugiye kumuha akahe? Ubwo umukobwa aramubwira ati nshaka yuko ugenda ukamuniga, genda umunige, nshaka kumubona yapfuye kuko ari kumenya cyane muri iyi minsi. Umutipe ati ibyo gusa shyiraho pisi nkwereke, njyewe ngiye kubikora kandi amafaranga makeya nkwereke. Ngo disi umukobwa yamuhaye amafaranga yandi neza, wa mutipe yamutoraguriye, arayatoraguye agiye kuyaha undi mutipe ngagenda amwice. Ese mama ni urukundo asa bikoranye? Ese mama nyine byamurenze, ashaka ukuntu nawe nyine yakisubiraho basi ngo arebe ukuntu bahura biragenda bite. Kagiye kwibwishwa mutipe ati uriya mutipe wundi ugenda umukubite nushaka unamwice biragenda bite? Ese mama ni ugushaka inzira zo kugira ngo uriya mukobwa abone ukuntu amugeraho nyine, kuko n'ubundi yari amaze kumukubita abona ko nyine asa nk'uyihagazeho. Katubirebe. Ako kanya ku munsi ukurikiyeho, wa mutipe ubwo yari kugera muri wa muhanda n'ubundi ubona ko asa nkaho ari mu karitsiye z'iwabo, ari kugendagenda mu muhanda, ubona ko disi nyine yababariye. Ubwo ari kugenda na mutipe nawe bahaye akazi, nta ni kuri wa muhanda, ari muri wa muhanda. Ubona ko nyine igitipe nyine, ubona ko nyine kikijeya, ni umutipe nyine, ubona ko nyine asa nkaho yifitemo ubugome, ubona ko agenda nyine n'amafiri mu muhanda, avuga ati ewana aya mafaranga ndayakorera kabisa. Ubwo mu kugenda ka gatipe nyine kari kugenda, abahuye na wa mutipe wundi, ubona ko yaje yariye karungu. Umutipe byaramucanze, none se weho biri kugenda bite? Ako kanya ko n'abakobwa babiri nuko bari mu muhanda, nabona ko bari muri muhanda babatipe babiri n'ubundi barimo. Ubwo mu kugenda imbere, kakobwa keza cyane kari kugenda, akobwa pe umukobwa mwiza cyane pe, mwiza cyane, ura mutipe rwose yanakunze neza. Ubwo bakugenda mu muhanda, wa mutipe yese afata mu mashati, tufata mu mipira, avuga ati umva agahungu ngenda kwenye kuri mukobwa ko yasa mukubita igipfunsi mu mwasaya. Ibaze nabikubayeho, ese uyu mutipe arazira iki? Arazira gukunda umukobwa mwiza cyane, amwongeza urundi rushya amubwira ati umva wagahungu we ngenda kwenye kuri mukobwa.
ubwo disi nako n'abakobwa babiri bari kugenda mu muhanda ubona ko bari bishimye, ubona ko abakobwa b'inshuti mu kugera imbere kagandi kamukubise kasaka nk'akirengagije kabonye wa mutipe ari kumukubita. Ese mama biragenda bite? Ubwo disi ko tubona yamugira impuhwe atanya gutekereza cyane avuga ati ye baba we yo ese burya bari kugukubita. Ubwo disi ubona ko byamwanze mu nda kubera rwa rukundo yamweretse yamuha n'ururabo atubwira wa mukobwa wundi ati tugende tubatabare. Ubwo niko yagiye wa mutipe nawe asa nkaho nyine yanze kumurekura, ubwo ari kumukubita buri kanya ati umva ndakwiyamye ngiye kuri mukobwa n'undi munsi sinzongeye kumukubona naho, uranyumva neza? Ubwo disi ubona ko akana byakarenze akongeza ingumi mu mutwe. Ubwo disi ubona ko akana kari kuzira ubusa kazira urukundo, ariko twanye ko wa mukobwa ari we wamutanze. Ese mama kwari kugira ngo aze muri ya nzira aze amwitabarishwe nyine amureka yuko amufitiye urukundo. Tubona yuko na mukobwa nawe asa nkaho yamukunze, yamuhaye ururabo nubwo yamukubise ariko urabo yararujyanye, bivuze yuko nawe yabonye yuko bashobora kuba bakundana. Disi abonye ko ari umutipe mwiza bashobora kuba bakundana. Ubwo wa mukobwa yese aza kare aza yihuta atabwira wa mutipe ati umva ndakwiyamye vahangaha genda. Ubwo disi umutipe wawe ndamukubitaga kwa kundi yaramuhaye n'akazi kandi amafaranga yari yamuhaye yese kumira urugendo rwe aragenda. Ubwo umutipe nawe aratungurwa ukuntu wa mukobwa amukubise urushyi amutabaye, ariko twe tuzi yuko n'ubundi ari we watumye amukubita. Ubwo disi umukobwa yaramurebye ubona ko nawe amufitiye urukundo, arangije ubona ko nyine mukuru tujeste ati yo baba kugukubita se rega nta kibazo genda hanga ngo utabare si byose. Ubwo disi niko umukobwa ubona ko nawe ubona ko yamwishimiye, ubona ko amurebana indoro nziza cyane ku mutima ati erega n'agatipe keza nta n'utagukunda none simbikubeshye. Ubwo disi umukobwa yarishimye nawe umuha karabo, ubona ko disi urukundo nawe yarwemeye, ubona ko yamukunze. Ubwo disi umutipe yaje kwitekerezaho ati koko se burya nawe urankunda cyangwa ni ukumbeshya? Ubwo umutipe disi nawe yaramurebye abanza kurwanga, ariko nta kundi yabigenza kwa kundi namukunda yakira rwa rurabo, ubona ko disi nawe yamukunze. Ubwo umutipe yarishimye cyane, umukobwa nawe ararumuha, ubona ko nyine nawe yamukunze aje amutabaye. Umutipe ati urakoze cyane sinzi ukuntu nagushimira ariko nyine nta kundi. Ubwo disi umutipe yamuhaye ikiganza amubwira ati nta kibazo dukundane kandi urukundo rwacu ruzagera kure. Ubwo disi bafashe inzira baragenda, ubona ko bishimye umuhanda wose bishimye. Kwa gakobwa kandi k'inshuti y'umukobwa ko kisubira katireka da sinakivanga mu byanyu. Ubwo disi ni kubona umutipe n'umukobwa bagenda bishimye, ubona ko ni abantu beza cyane. Nta dusoje inkuru yacu ntuzona akagaruka. Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ciao ciao.